byinshi bihagije. Nta muntu n'umwe uzongera kumbeshya ikinyoma cyatuma nisenyera ubuzima bwanjye. Undi mugabo nzahitamo kubana nawe, nzabanza mbere na mbere mparanire kumumenya neza, menye umuryango we, menye na buri kimwe cyose kimwerekeyeho. Abo bagize uruhare mu guhura kwa Vestina na Idrissa, kugeza uyu munota Vestina arimo kubyicuza nk'uko bigaragara muri ubu butumwa, arimo kubyicuza. Ikindi gitangaje, yananditse ngo the next man I choose to be with, ngo undi mugabo nzahitamo kubana nawe. Ntabwo ushobora kwandika ngo undi mugabo nzahitamo kubana nawe ugifite umugabo. Byagenze bite kuri Vestina? Ikigaragara rero, ubu butumwa bwa Vestina buragaragaza ko Vestina yakorewe ihohotera rikomeye. Yari yaragowe. Uyu mwana yakorewe iki cyamuhabuye kugeza kuri uru rwego? Gusa nanone igihari, ntabwo ibi bintu wavuga ngo ni gutyo gusa. Kugeza nubwo avuga ngo undi mugabo nzahitamo kubana nawe, ntushobora kuvuga ngo undi mugabo nzahitamo kubana nawe nkuko nabivuze uwo mwari muri kumwe mukiri kumwe. Bisobanuye ngo mu mutima wa Vestina, nubwo baba batarajya mu murenge ngo bakore gatanya, ariko mu mutima wa Vestina ntabwo agikunda Idrissa. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba CRO TV Rwanda, tugeze mu mwanya mwiza w'ikiganiro twabateguriye kuri uyu munsi nkuko musanzwe mubimenyereye. Uyu mwanya rero tugiye kubagezaho ikiganiro kigufi kivuga kuri breaking news, ikaba ari inkuru iri gusakara ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino hano mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba ari inkuru rero itunguranye cyane ndetse cyane. Iyo nkuru rero nta yindi, ni inkuru igaruka ku muramyi, no muririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana usanzwe uririmba mu itsinda rya Vestina na Dorcas, akaba rero ari Ishimwe Vestine. Ishimwe Vestine rero muramuzi mwese, akaba mu minsi yashize yarakoze ubukwe butavuzweho rumwe, abantu bakagenda babuvugaho ibintu byinshi bitandukanye, ndetse hari n'abari baragiye bamutega iminsi mu rugo yubatse. Ariko nyine iminsi ntabwo ibaye myinshi. Reka rero mbabwire ko muri kuri CRO TV Rwanda. CRO TV Rwanda ni channel yanjye, ni channel yanyu. Kora subscribe, like, comment na share kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bita ko bikugeraho ako kanya. Ni ibintu byiza cyane rero, share ubu bisangije abandi kugira ngo bigere kure yukoze comment, ubudaha igitekerezo dushobora no kugenderaho tukamenya ibyo gukora ubutaha. Ni mu gihe kandi like ubukunzi ibyo dukora ukatwereka ko ubyishimiye ibintu bimeze neza. Nuko rero bimeze, mukomeze mukurikira ibiganiro byacu kuri CRO TV Rwanda. Muri kumwe nanjye Robert Sympathique Iyandemye. Nkuko naremaze kubibabwira rero, Ishimwe Vestine usanzwe aririmba mu itsinda rya Dorcas na Vestine bari mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, wari umaze iminsi itari myinshi ashakanye n'umugabo witwa Idrissa. Kuri ubu ngubu rero yamaze gusohora ubutumwa, abusohora bushyize kuri Instagram ye, nubwo bwose yaje kubusiba ariko yabusibye abantu bamaze kububona, ndetse benshi batangiye no kugira ibyo babuvugaho. Kuri ubu ngubu rero reka tugerageze kubanyuriramo muri make ubu butumwa yanditse kuri Instagram, yabushyize mu rurimi rw'icyongereza, turi bugerageze no kubibasobanurira mu rurimi rw'ikinyarwanda maze tubabwire mu by'ukuri uko bihagaze. Uyu Ishimwe Vestine agiye kuri Instagram ye yandika ubutumwa bugira buti: Today the life I'm living is not life I chose. I'm living in a bad situation and I didn't deserve this. I know I made a bad decision in my life, but it's okay. God allows some things to happen so we can learn. I have learned a lot. No man will ever lie to me again to destroy my life. The next man I choose to be with, I will first get to know him well, know his family, and know everything about him. No one will ever use me again. Ubu nibwo butumwa rero Vestina yashyize kuri Instagram ye. Mu kinyarwanda bushatse kugira buti: Today, uyu munsi, ubuzima mbayemo ntabwo ari bwo buzima nahisemo. Ubu ngubu mbayeho mu buryo bubi cyane, ndetse uburyo mbayeho ntabwo ari bwo buryo bunkwiye. Ndabizi ko nagize amahitamo mabi mu buzima, ariko nta kundi. Imana yararetse ibi byose biraba kugira ngo tubashe kwiga. Nize byinshi bihagije. Nta muntu n'umwe uzongera kumbeshya
ikinyoma cyatuma nisenyera ubuzima bwanjye. Undi mugabo nzahitamo kubana nawe, nzabanza mbere na mbere mparanire kumumenya neza, menye umuryango we, menye na buri kimwe cyose kimwerekeyeho. Nta muntu n'umwe uzongera kungira igikoresho ukundi. Aya ni amagambo yavuzwe na Ishimwe Vestine. Ngira ngo akora ubukwe hakozwe ibiganiro byinshi, bamwe bavuga ati Vestina aragurishijwe, Vestina aragambaniwe, umwana nibwo akirangiza, aracyari muto, yarakwiye gukomeza akajya kwiga kaminuza, ibintu byose bikagenda neza. Abandi baravuga ni mumurekeye, iryo ni ishyari, ubwo n'ubugome, umwana yiboneye umugabo, ni mureke yubaka urugo, ubwo mwebwe mwabuza abagabo, abandi iminwe irabarenze, mwabaye mute izo nzangano, ubwo bugome, bibi bintu bibi byinshi cyane, buri wese yavuze icyo ashaka icyo gihe. Ariko mu by'ukuri ni abantu bataramara amezi 6, 7, 8 bakoze ubukwe, uretse ko mbere hari harabanje kuba mariage civile, nayo itaravuzweho rumwe, dore ko byari byanabujijwe kwitabira cyangwa se kubona n'amashusho y'ibyahabereye byakozwe na Emirene mu buryo bumwe cyangwa ubundi, asanzwe ari manager wabo, ubamanaginga nyine mu bijyanye n'ibikorwa byabo by'ubuhanzi. Ahangaha rero ibintu bitangira kujya ahagaragara cyangwa se abantu batangira kwibaza. Irene yakoresheje ikiganiro Vestine na Dorcas, arangije abaza Vestina ku bijyanye no kuba Dorcas murumuna we yashaka akiri muto. Icyo gihe Vestina yaratangaye cyane, abantu babona aranahindutse nk'utishimye kuba murumuna we yashaka ari muto. Bihita binagaragaza ko nawe kuba yarashatse ari muto atabyishimiye, ndetse bishobora kuba biri no kumugiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, aho yanavuze ko ngo yafata inkoni agakubita murumuna we. Ariko ubwo yarabuze ukundi kuntu yabivuga nk'umuntu w'umukristo, yarabuze ikindi kijambo ahubukiye cyangwa se atatekereje havuga, ahita aravuga ngo namukubita. Bivuze ngo ntabwo ari inama yamugira, si icyifuzo yamuha, ndetse muri make ntiyabimuhitiramo, ndetse bashobora no kubipfa kuko atakwigera byishimira. Ariko nanone ugasubiza ubwenge inyuma ukibaza uti ni gute Vestina ari ugaragaza kutishimira ibyo bintu kandi nyamara mu by'ukuri we yarashatse ari muto? Bivuga ngo mu Kinyarwanda baca umugani ngo nta ubara ijoro nk'uwariraye. Ikindi kandi nta utinya ishyamba, burya nta muntu utinya ishyamba, atinya icyo yahuriyemo naryo. Ese Vestina Ishimwe yaba yaraboneye iki mu rushako, noneho by'umwihariko mu kuba yarashatse ari muto, ni iki yahuriyemo nacyo cyamuhabuye? Icyo ni ikibazo abantu ntibigeze bagitindaho, byaratambutse gutyo gusa, ariko abareba kuri hari ukuntu babigizeho dute. Ntibukeye kabiri bamaze igihe muri Canada, hasohotse amakuru avuga ngo Vestina ngo kubera kubyina cyane ndishobora kuba yavuyemo, ngo yagiye mu bitaro, havugwa amagambo menshi. Kuri uyu munota asohoye buno butumwa, ariko ubu butumwa mu by'ukuri ni ubutumwa budashimishije, bubabaje, kuko arabanza akavuga ko abayeho nabi, akongera akavuga ko abayeho mu buzima atahisemo, akongera akavuga ko bitamukwiye kandi bitamubereye, akavuga ko yafashe umwanzuro mubi mu buzima, akavuga ko ibi ngibi Imana yemeye ko bimubaho kugira ngo abikure mu isomo. Arangije aravuga ngo nize byinshi, nta muntu uzongera kumbeshya ngo niyicire ubuzima. Bivuze ngo hari umuntu wabeshye Vestina. Ninde wabeshye Vestina? Ikigaragara nuko Vestina na Idrissa umugabo we ntabwo bihuje. Ikigaragara nuko hari umuntu wahuje Vestina na Idrissa. Abo bagize uruhare mu guhura kwa Vestina na Idrissa, kugeza uyu munota Vestina arimo kubyicuza, nkuko bigaragara muri ubu butumwa arimo kubyicuza. Ikindi gitangaje, yananditse ngo the next man I choose to be with, ngo undi mugabo nzahitamo kubana nawe. Ntabwo ushobora kwandika ngo undi mugabo nzahitamo kubana nawe ugifite umugabo cyangwa se ugifite undi mubana nawe. None hamuhite mubimenya ko Vestina n'umugabo we ntabwo bakibana. Iyi ni message ya Vestina. Ni message igaragaza ko Vestina n'umugabo we ntibakibana, ahubwo habashize igihe kingana iki Vestina n'umugabo we batakibana. Kuko ntabwo wabubana n'umugabo muri kumwe mu rugo rumwe, mu nzu imwe, nurangiza ngo wandike message ngo the next man I choose to be with, ngo undi mugabo nzahitamo kubana nawe, ntabwo wabivuga ugifite uwo mubana.
aho yahise avuga ngo hano ni nawe yahise agaragariza ibibazo noneho by'umwihariko yagize. Yavuze ngo the next man I choose to be with, undi mugabo nzahitamo kubana nawe, I will first get to know him well. Ati nzaharanira kubanza kumumenya neza uwo ari we. Bisobanuye ngo ikibazo cya mbere Vestina yagize akimara gushaka nuko yavumbuye byinshi atigeze amenya ku mugabo we kandi bitamushimishije bitanamunyuze, kuko bisobanuye ko nyine yamushatse atamuzi. Nyuma yo kumushaka atamuzi, aho bamaze kubanira rero ibyo atarazi nibwo yabibonye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, I will first get to know his family. Nzaharanira kubanza nanone kugerageza kumenya umuryango we. Ni ukuvuga ngo Vestina yisanze yashatse, ariko yisanga yashatse mu muryango atazi. Bisobanuye ngo nawe ibyo yaboneye muri uyu muryango amaze kuwushakamo byaramuhabuye, nawe nagaterera nzamba. Icyo ni ikindi kibazo yagize. Arongera avuga ngo and know everything about him, ndetse menye na buri kimwe kimwerekeye. Bivuze ngo yashakanye n'umuntu ataramenyaho buri kimwe cyose. Yashakanye n'umuntu adafiteho amakuru. Bisobanuye ngo hari ikintu cyararuye Vestina, hari ikintu Vestina ashatse kuri uriya mugabo akurikiye. Arangije aravuga ngo no one will ever use me again. No one will ever use me again. Ngo nta muntu n'umwe uzongera kungira igikoresho cyangwa se kunkoreshwa abonye. Bisobanuye ngo Vestina yarabayeho ari igikoresho. Vestina ni ibiki yakoraga bitumye yisanga ameze nk'umucakara, cyangwa se ari igikoresho cy'undi muntu, cyangwa se ari igikoresho cy'abandi. Byagenze bite kuri Vestina? Ikigaragara rero, ubu butumwa bwa Vestina buragaragaza ko Vestina yakorewe ihohotera rikomeye. Biragaragara ko Vestina yababajwe bikomeye mu gihe gito gusa amaze ashatse, ku buryo ubu butumwa bwonyine tubare nk'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda buramutse bubigizeho dute, dore ko bunabyemererwa n'amategeko, bugahamagara Vestina bukamubaza impamvu yahisemo kwandika iyi message n'ibibazo yaba yarahuye nabyo, birashoboka ko hari abantu bashobora gutabwa muri yombi. Kuko Vestina nanakubwira ko hari abantu bamushutse, akakubwira ko yagizwe igikoresho, akakubwira ko yabayeho nabi, muri make kugeza uyu munota afite depression. Ni iki cyabaye kuri Vestina? Abantu bari baragiye babivuga, abandi bakabitega iminsi, aho bagiye bavuga ko uyu mwana yabagurishijwe, aho bagiye bavuga ko uyu mwana ashobora kuba agambaniwe, ariko muri iyi message yiwe yatangaje, ku bantu bagerageza kubyumva neza, ngira ngo mwumvise ko uyu mwana afite ikibazo gikomeye, kandi ikibazo gifitanye n'abantu. Hari abamushutse, hari umuryango yashatsemo, hari n'uwo bashakanye. Ibi byose noneho ukibaza, Idrissa hari amakuru avuga ko ngo yari ari mu modoka, umushoferi wari umutwaye ashyiramo indirimbo ya Dorcas na Vestina, ngo arebye Vestina aramukunda, atangira kubaza amakuru ye. Ibyo ngibyo byonyine ubishingiyeho bikaba ari ukuri simbiza, ariko bibaye ari ukuri, bivuze ko Vestina na Idrissa uburyo baba barahuyemo, Idrissa yaba arabonye Vestina mu buryo bwa pass, bya bindi bajya bavuga ngo ni pass, yaba ari pass bahaye Vestina. Bamara kumuha icyo kintu cyitwa pass, Vestina nawe agasanga byenda Idrissa ahagaze neza ku biceri, ubuzima bwagenda neza. Ngira ngo muranabizi, biravugwa yuko uyu Idrissa yaguriye iwabo wa Vestina inzu hano mu mujyi wa Kigali, bakaba ari naho bashobora kuba batuye mu bushobozi bw'amafaranga yaguzwe inzu yaratanzwe na Idrissa. Ibyo byose bikaba ari ibintu byagiye byica mu mutwe Vestina, bigatuma mu by'ukuri ajya mu rukundo na Idrissa, ariko mu by'ukuri atazi ikizaba cyangwa se uko bizarangira. Igihari nuko nyuma y'ubukwe, nyuma y'uko babanye, hari byinshi Vestina yavumbuye atigeze abona mbere, atigeze abona nyuma, atigeze anumva, arangije abibonesha amaso. Hari n'indi interview yakoze ari kuvuga ngo nkimara gushaka nagize ikibazo gikomeye cyane mu rugo, kugeza ubwo nasabye iwacu maze bampereza murumuna wanjye Dorcas, atariko nawe igihe cyarageze biba ngombwa kajya ku ishuri, mbona isi nshiriyeho. Umwana yari yaragowe, uyu mwana yakorewe iki cyamuhabuye kugeza kuri uru rwego? Gusa nanone igihari,
ntabwo ibi bintu wavuga ngo ni gutyo gusa, kugeza nubwo avuga ngo undi mugabo nzahitamo kubana nawe. Ntushobora kuvuga ngo undi mugabo nzahitamo kubana nawe nk'uko nabivuze uwo mwari muri kumwe mukiri kumwe. Bisobanuye ngo mu mutima wa Vestina, nubwo baba batarajya mu murenge ngo bakore gatanya, ariko mu mutima wa Vestina ntabwo agikunda Idrissa. Uko ni ukuri kwambaye ubusa. Mu mutima wa Vestina ntabwo agikunda Idrissa, kugeza uyu munota nta nubwo Vestina ari gufata Idrissa nk'umugabo we. Kuko none se umurambwira ko yakwandika ubu butumwa ngo undi mugabo ngo nzahitamo kubana nawe. Ibi ngi bashobora kubivuga nta kibazo afitanye na Idrissa cyangwa bakibana mu nzu, na Idrissa ubwe yahita ko amwanga, cyangwa se ashobora kuza bakagirana ibibazo. Ibi bisobanuye ko yagiye kwandika ubu butumwa atakinari kumwe na Idrissa, kandi byararangiye. Ntibakiri kumwe na Idrissa, mbisubiremo, byararangiye, biragaragarira muri message ye. Bisobanuye ngo bidasubirwaho. Nubwo bwose nta divorce irabaho, ni ukuvuga ngo bataratandukana mu buryo bwemewe n'amategeko. Idrissa na Vestina ntabwo bakiri kumwe nk'umugabo n'umugore mu mitima yabo, uretse kubw'amategeko gusa. Ariko mu mitima yabo, mu mutima wa Idrissa no mu mutima wa Vestina, ntabwo bakiri kumwe nk'umugore n'umugabo. Aba bantu bamaze gushwana, aba bantu bamaze kwangana. Umwana w'imyaka 21 wari ukirangiza secondaire, wari wibereye mu murimo w'Imana, nanjye ndahamya ko yari agifite byinshi byo kwiga kuri iyi si. Ariko genda yari amahitamo ye, simbizi, n'umuryango urabyemera, n'imyaka yari ifite amategeko arabyemera. Ariko burya kuba umuntu afite imyaka 21 y'amavuko, kuba umuryango umwana yaza akaba icyifuzo, mukabona ni byiza, mukaba ati ubundi ko ashobora kwandavurira ubusa, agapfa ubusa, cyangwa se bikagenda gute bikaba bibi. Ariko hari ibintu byo gutekereza. Urugo, igisobanuro cy'urugo. Urugo ni ikintu kigari, ni ikintu kinini. No kujya mu rugo, kujya kubaka urugo, ni ibintu byo kwitonderwa cyane, ni ibintu byo guhabwa agaciro ndetse gakomeye. Kuko urugo bwarwo bakubwira ko ari ishuri. Urugo bwarwo ni ishuri, isi ubwayo ni irindi, ubu buzima turimo nabwo bwabwo ni irindi, byose ni ishuri. So nurametriza isomo ry'ubuzima, nurametriza isomo ry'isi, ugiye kugereka hirya urugo. Kandi kigaragara, ntabwo none abantu bashobora kuza ngo bacire urubanza Vestina, ngo Vestina arananiranye, ngo Vestina ananiye umugabo, ngo Vestina akoze amadega, ngo Vestina ashenye urugo. Oya, ikigaragara hano Vestina arananijwe, Vestina araruhijwe. Mu magambo make, umugabo washatse Vestina cyangwa se umugabo Vestina yashatseho nibyo byanze, nibyo byanze. Kuko ntabwo ashaka gutwara Vestina nk'umuntu ugifite byinshi byo kwigishwa cyangwa byo kumenya, ahubwo arashaka gufata Vestina akamugira igikoresho yabyiyandikiye. Biragaragara ko rero Vestina yari igikoresho, nta jambo, gahunda yari do this, kora ibi, gira gutya, bigenza utya, umwana w'abandi atanishoboreye. Icyo gitoto, izo ntugunda bije bite? Nuko rero bimeze. Iki kiganiro nababwiye ko atari kirekire, cyari ikiganiro cyo kugaruka muri rusange kuri ubu butumwa Vestina yanditse kuri izi mbuga, no kuba mu by'ukuri y'umwana urugo rusenyutse akiri muto. Mwebwe se mubyakiriye mute? Mujye muri commentaire mutubwire. Buriya abantu baravuga bagatanga ibitekerezo byabo, agikora ubukwe hari abantu bavuze ati nyamara uyu mwana yaragifite byinshi byo kwiga, uyu mwana yarakwiye gukomereza amashuri akiga kaminuza, uyu mwana byinshi. Abandi bati ni ishyari, ni urwango, ati ubwo ngubwo no kutamwifuriza ibyiza. Ariko se namwe niko mubibona? Murabona ataragifite igihe cyo kubanza kwiga isi n'ubuzima, genda akazashaka. Umwanya ni wanyu rero kuri CR TV Rwanda, mujye mu mwanya w'ibitekerezo muri comment, muduhereze ibitekerezo byanyu, mukore like, comment na share. Ibi biganiro byacu mu bisangiza abandi benshi, ni ibintu byiza cyane. Reka mbashimire rero, cyari ikiganiro kigufi cyagarukaga kuri ubu butumwa bwa Vestina Dorcas, ubutumwa bwa Vestina bubabaje, budashimishije cyane cyane nkatwe abanyarwanda. Ndatekereza ko ngiye byankoze ku mutima, byambabaje, ariko nta kundi.
reka mbifurize rero gukomeza kugira ibihe byiza mukurikira ibiganiro kuri Ciaro TV Rwanda. Ibiganiro byacu nakagaruka, njyewe nari Robert Sympathique Iyandemye, ndabakunda cyane, mukomeze mugira ibihe byiza. Asante.